Ibijumba ni ikiribwa cyiza kandi gihendutse kuba wakigura. Iki kiribwa kikaba cyongera intungamubiri nyinshi mu ifunguro ryawe iyo ukiriye. Mu kiribwa cy'ikijumba gikungahaye kuri vitamine A, kandi mu bushakashatsi bwakozwe ku rubyiruko hagaragajwe ko ifunguro ririmo vitamine A rigira uruhare mu kurwanya kanseri ifata igice cyo mu myanya myibarukiro y'abagabo cyangwa prostate. Kandi ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Harvard cy'ubuzima bugaragaza ko vitamine A ifasha mu kurwanya kanseri y'amara. Kubera ko ibijumba bifite igice kinini igifu kitabasha gusya, ibijumba bifasha mu kurwanya indwara y'impatwe, bigashyira ku rugero igogora ryo mu mubiri. Ku bagore bagejeje igihe cyo kubyara, gufata ifunguro ry'ibihingwa bifite ikinyabutabire cya iron bizamura uburumbuke. Ibimera bifite vitamine A na vitamine C nk'ibijumba bifasha mu kongera ubwirinzi bw'umubiri w'umuntu ubiriye kubera imbaraga bigira iyo byiyongereye. Ibijumba bifasha umubiri w'umuntu kubona amazi, kandi nk'uko mubizi amazi nicyo kintu cy'ingenzi mu mubiri wa muntu. Ibi bifasha gushyira amazi ari mu mubiri w'umuntu ku rugero rukenewe, bigatuma ingirangingo z'umubiri zikora neza. Ibijumba bigira uruhare mu kurwanya indwara zifata mu buhumekero nk'ibihaha. Ibyo byose bikaganisha ku kurwanya imwe mu ndwara zikomeye ariyo asima. Uyu munsi rero nta kindi twaguteguriye. Turashaka kukwereka uko wategura ifunguro ririmo ikijumba, by'umwihariko ikijumba cy'umuhondo. Iri funguro rikaba ryaragaragaje ko rishobora kurinda indwara y'igwingira cyangwa se imirire mibi mu bana, bityo kwifashisha iki kijumba bikaba byafasha mu kurwanya ibyorezo ibyo ari byo byose byakwibasira abana, cyane cyane abari munsi y'imyaka 5. Amakuru ya top iyo turi kuyasoma twese tuba twumva dufite amakuru y'ukuri kandi atarenze ayandi yose yo ku isi yose, kuko n'ubundi yose aba afite injyana imwe, kandi iyo njyana y'amakuru yatatu twese niyo tuba twifuza, kuko gusoma bituma tumenya ibigezweho ku isi yose. Abakunda top mwese turabakunda cyane, tubashishikariza kuyisoma buri munsi, kuko kuyisoma ni nako uzagenda usobanukirwa ibigezweho byose kandi mu by'ukuri nta muntu uba ugamije kukubeshya. Amakuru meza ya top Ibwira hanyuma ukadusobanura ibi bijumba muri rusange bibafasha iki? Ubona ukurikije imibereho n'ibi bijumba watugeranyije ubuzima mubayeho n'iki kijumba? Nta kibazo dufite ubuzima bwiza. Dufite ibitera imbaraga, ibirinda indwara, ibyubaka umubiri. Muri ibi bijumba ni ubuhe bwoko bw'ibijumba bugaragara hano muri Rulindo? Byose birahagaragara, hari tura, hari ibyo bita mameya, hari amandazi, hari ibyo bita karoti, yose turabifite. Muri ibi twumvishe bavuga ko hari ibiba ari umuhondo, ibindi sinzi uko bisa. Watugeranyiriza muri rusange itandukaniro ryabyo? Biratandukanye. Urabona nibi? Iki ni amandazi. Icyo ni amandazi. Iki ni amandazi. Iyi niyo bita tura. Iyo y'umutuku niyo bita tura. Ugereranyije ikiryoha ni ikihe muri ibyo? Haryoha iki? Ni biki bindi mukora mu bijumba bitari ukubiteka kuriya tumenyereye umuntu abiteka mu mazi akarya? Ni iki kindi, ni ubuhe buryo bundi mubiryamo? Natwe b'abaturage twebwe tuzi kubiteka. Muzi kubiteka uko bisanzwe? Uko bisanzwe tukarya. Hanyuma se ugereranyije ibi bijumba, tugiye ngo hari aho duce ugeramo kumva ngo bafite inzara, mwebwe mubayeho mute n'ibi bijumba? Kuri muri Rulindo nta nzara dufite, kubera ko dufite ibiryo byose birahari. Uhinga ibijumba bingana iki? Ni ukuvuga ngo twe nubwo uretse ubutaka butoya dufite, ariko nubwo ari butoya tububyaza umusaruro, kandi uwo musaruro uva kuri girinka. Kuri girinka gute? Duhurize ibyo bindi. Perezida wa Repubulika yaduhaye girinka, ibyo bita inka, buri muturage afite inka. Tuyibyaza umusaruro tuvanamo ifumbire tugahingisha ibi bijumba. Niyo mpamvu muri Rulindo wumva ngo nta nzara dufite. Ikiro cy'ibijumba nangahe hano? Turikije ikiro cy'ibijumba hano ni nk'amafaranga 80. Ibase iri kugura amafaranga 5.
hanyuma ukurikije rero ubuzima mubayeho nk'abahinzi b'ibijumba nta kintu wifuza wumva wabwira inzego zibishinzwe zabafasheho kugira ngo ubu buhinzi bwanyu bukomeze gutera imbere? Ni ukuvuga ngo ubuhinzi bwacu ni uko batwongerera ubuso bwo guhinga, kuko ibijumba muri Rulindo tubifite nta nzara tugira, uko byagura kose umuturage wese ararya nta kibazo agira. Mubona isoko rirahari? Ni abantu bameze gute babahahira ugereranyije? Kuvuga ngo bijya i Kigali, ibindi bikajya mu majyaruguru, ibindi bikajya mu majyepfo, aho bita Gisenyi ni Musanze. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Ntako nagwanyibwiye. Nitwa Imanizabayo Gaudence. Imanizabayo Gaudence. Urakoze cyane. tubaza kubikurikirana tubikore. Turi kuganira hari nifuje kumenya aho bahinga ibyo bijumba imusozi cyangwa mu gishanga, ariko baje kumbwira yuko mu mihingire yabo ubutaka bahinga ibijumba budahagije, bifuza ko ngo leta yabafasha kubona ubutaka nko mu bishanga. Ese iki cyo murakivuga iki? Ariko ntabwo bihujwe guhinga ibijumba mu gishanga, ahubwo icyo kiba cyemewe ni ukubisimburanya. Uriya kenshi ibihingwa bifasha abantu bigabatabara, hari igihe bihingwa hagati y'igihe cyo gusarura n'igihe cyo guhinga ubutaha. Tuvuga ngo bihinze mu kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi, bizera mu kwezi kwa munani no kwa cyenda, mu kuvuga ngo bishobora gufasha abaturage mu gihe bavuga ko, ariko baba bivuga biba bikeneye kugira ngo umenye ngo ni bande, barasaba hangana gute, barasaba hehe, ariko bigatuna ni mu gishanga barabihinze, muri Rulindo barabihinze, muri Gakenke nabo babihinze mu gishanga, ukase umuhanda ujya za Rwaza ukajya za Remera Ruhondo, ugiye muri Gakenke nabo bahinze. Ariko niba hari ahari bakeneye nabwo abantu babiganiraho. Gusa ntabwo turi bufate ahantu hahingwaga ibigori agahingwa ibirayi kuko nabyo ni ibinyabijumba, ngo ntabwo bavanamo ibijumba ngo ushyiremo ibirayi, byose bijyana na tekinike z'ubuhinzi nazo abaturage baba bakwiye kumenya. Hanyuma ariko icyakozwe kandi bakwiye no gushima nuko iyo migozi yabonetse kandi bakaba bemerewe n'ibyibuze no kubihinga, ariko ntabwo wasimbuza ibindi byose byahingwa. Kuko ibijumba ni byiza, ariko bigomba kujyana n'ibishyimbo, bigomba kujyana n'ibigori, bigomba kujyana n'imboga n'ibindi.